murakoze mushumba. Haleluya. Murambura ibiganza. Haleluya. Nshimiye Imana none muri uyu mugoroba. Murabizi ko tumaranye hafi ibyumweru bitatu ari giye wigisha nkuko itorero ubuyobozi bwabiteguye. Nongere mbibutse ko twashimye ko hazajya harebwa teme runaka ikaba ariyo yigishwa mu gihe runaka, kwaba ukwezi n'igice, cyangwa se ko tuzajya tubona igenda niko bizajya bigenda, cyane cyane tugamije iki? Tugamije kugira ngo mwige ijambo runaka, murimenye, murisobanukirwe, muryubakireho kugira ngo kwizera kwanyu kurushaho gukomera no gushikama. Nshimiye rero mushumba mukuru, nkuko nababwiye niwe udushyira mu myanya, niwe ugena ibyo turi bukore. Imana imuha umugisha, kandi nshimiye n'abandi bashumba turi kumwe badusengera kugira ngo gahunda nk'igende neza. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye namwe mwitabiriye, turabona ko hari ameliorasi ibyo ari byo byose. Ndeka dukomere Imana amashyi, dushimire Imana. Kandi turizera ko bizageza igihe abantu bakaba bashobora kuzura urusengero baje mu nyigisho bazitabiriye. Turabizi, turabyizeye, kandi Imana izabikora. Turiho turaganira amagambo yanditswe muri Matayo 16 murongo wa 18. Jean Pierre uraza kunsomera Matayo 16 murongo wa 18, ndetse na Luka igice cya 10 murongo wa 30 kugeza hepfo. Nabanze asome Matayo 16 murongo wa 18. Wenda hera kuri 17. Matayo 16 umurongo wa 17 urageza kuri 19. Haravuze ngo, Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Murongo wa 19. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. Amen. Luka igice cya 10 murongo wa 30 kugeza hepfo kuri 35. Luka igice cya 10 murongo wa 30 kugeza kuri 35. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje gato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umureba ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenari 2, aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabe kwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo bantu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni uwamugiriye imbabazi. Amen. Amen. Uyu mugoroba ndakomeza kwigisha kuri teme yitwa itorero icumbi ry'abakristu mu isi. Niyo teme cyangwa niyo nsanganyamatsiko twatangiye kuganiraho. Itorero icumbi ry'abakristo mu isi. Murabizi igihe Yesu yavuganaga n'abigishwa be,
nibwo bwa mbere mu kanwa ke haturutse ijambo itorero. Ntabwo yari yarigeze arivuga indi shuri yari yose. Ariko Simoni amaze gutsinda igitego hagati y'abandi bigishwa, hagati y'intumwa zari ziyobeye uwo ari we, zari ziyobeye gusubiza, bari babuze igisubizo, amaze kugisubiza neza, Yesu aramubwira ati si wowe, nawe si ubwenge bwawe, nawe si ubushobozi imbaraga zawe, ahubwo ni umwuka w'Imana data wa twese uguhishura ibyo bintu. Kuko bihishuriwe rero kuri icyo gitekerezo, kuri uko kuntu hishuriwe, kuri iryo hishurirwa, nzubakaho itorero ryanjye. Atamuka bwa mbere ijambo itorero. Itorero ni iki? Twarabirebye, twasanze nk'uko tubikesha Petero wa mbere igice cya 9 aravuga ngo mwebweho, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Bisobanura iki? Itorero ni abantu batoranijwe, narabibabwiye, baturutse hirya no hino, baturutse mu miryango itandukanye, baturutse mu bihugu bitandukanye, baturutse mu moko atandukanye, baturutse mu bantu batandukanye, bagahindurwa bamaze kwezwa n'amaraso, bamaze gutunganywa n'umubatizo w'amazi, nk'uko ejo umushumba yabyigishije ku cyumweru. Ari amaraso n'amazi amaze kutwuhagira, amaze kudutunganya, adukuyeho ingeso zacu, adukuyeho ibyago byacu n'ibyaha byacu, Imana idushyira hamwe. Haleluya. Iduhindura itorero. Itorero ni abantu bahamagawe, batorana. Murabizi ko hari amatorero uburyo bwinshi, itorero ry'indamutsa, itorero ry'igihugu, ariya ni amatorero, ni abantu bashyira hamwe nyine bagakora ibintu runaka. Ariko itorero ni abantu, itorero ry'Imana ni abantu bahamagawe, ni abantu bitabye Imana mu muhamagaro wayo, uko Imana ibahamagara kwa kundi umushumba ahagarara agahamagara, cyangwa undi mupasiteri wigishije, cyangwa undi wese agahamagara abantu. Urya murariko ni ukura umuntu aho ari, noneho nawe akaza akajuwanya, akifatanya n'abandi, nawe akarema itorero. Mbwira mwene Sutu, warakoze cyane kurema itorero ry'Imana. Itorero ni abantu bahamagawe, ntabwo ari idini, ntabwo ari ikindi kintu, ahubwo itorero ni abantu bahamagawe. Twaribonyemo rero ibice bibiri. Igice cya mbere ni itorero rusange ry'abera bo ku isi yose, bo mu mahanga yose, bo mu moko yose, bo mu ndimi zose, bakaba bazwi n'Imana gusa. Cyo ni igice cya mbere. Umwe yaduhaye ubuhamya aratubwira ngo yageze ahantu ku kibuga cy'indege, arashoberwa buri uko abigenza, buri umwakira buri ki, none ngo mu mutima aramubwira ati ariko wateye haleluya, uri bukwikiriza ukumva avuze amina, uwo ngo arakubera inshuti aranagufasha. Nuko abati haleluya, undi nawe ngo bimukoma ku mutima, yumva akantu karate amina amina, basi aragenda aravuga turaho mwene da. Barahoberana, hamwe ati uri waharamubwira igihugu, ndamubwira igihugu. Nuko aramubwira ati ariko ndi hano, nabuze epfo na ruguru simpazi. Hamwe ati humura, wabonye mwene so. Dufite bene data bari hirya no hino ku isi, tudahuje uruhu, tudasa, barebare cyangwa se bagufi, b'inzobe cyangwa b'ibikara. Dufite bene data bari hirya no hino tutazi, bazwi n'Imana. Itorero y'igice cya mbere n'abo bantu bari mu moko yose, bari mu mahanga yose, bari mu miryango yose, bari hirya no hino ku isi, ariko tutazi. Niyo mpamvu umunsi impanda izavuga, tuzatungurwa no kurebana n'abantu tutazi, tuzatungurwa no kubonana n'abantu tutari twiteguye. Bari mu Bashinwa, bari mu Bahindi. Ubwo tuvuga ngo Abahindi basenga inka, buriya hirobetsemo abantu badatwara Bibiliya nk'uko tuzitwara kuko batabyemerewe, badasenga nk'uko dusenga, basengera mu rwihisho. Bari mu bihugu bya Kisilamu batemera, bagendera kuri sharia, ariko bakaba bubaha Imana, bafite umuhamagaro w'Imana mu mitima yabo. Imana yarabakuye mu byaha, bizeye impanda nivuga bizasobanuka, abo bose tuzabonana.
Yesu ashimwe cyane. Abo bose rero bagize itorero. Nababwiye ukuntu nabaye muri Tanzania aho bita mu Banyaturu, kandi nari umunyarwanda umwe gusa. Noneho rero ntangazwa nuko nagiye mu itorero nkabona urukundo. Munsi umwe nigishije, ngiye kubona mbona baje banzaniye ibyo kurya aho nari ncumbitse. Mbona abakecuru, abagore, abakobwa, abasore, abagabo bose bikoreye utuntu tw'utwabya, bakunda kurira mu tuntu tw'utwabya. Akaza twabya nyine nkumva tunteye n'isoni, akazana mu dushyimba, akazana mu tuboga, bakazana inyama z'imbata, bazana iz'inkwavu, bazana iz'ingurube, byose baragenda. Buri muntu agafata nk'intongo imwe akayishyira muri ako kana kazana, ati n'icyakura cyamutumishi, ikindi cyakura cyamutumishi. Ndatangara, nta maraso duhuje, n'ururimi ntiruhuye, nta n'ikindi duhuriyeho, ariko urukundo rw'Imana rwagiye mu mitima yabo, nanjye rukanzamo, rwaratwegeranije. Haleluya. Abo bose rero tutazi, abo bose tudasobanukiwe, tuzababona kuri urya munsi. Iryo ni itorero ry'Imana mu rwego rw'isi yose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ubwa kabiri, nubwo badashobora kugaburirwa ku meza amwe, nicyo kibazo. Ntabwo abo bantu bose bo muri Amerika, ntabwo abo bantu bose bo muri Aziya, ntabwo abo bantu bose b'Ibutare n'Icyangugu no mu Ruhengeri twese twakwirwa ku meza amwe. Abo bose niyo mpamvu bagiye baba mu miryango itandukanye, aho bashobora kujya ku meza abakwira. Gusobanukirwa aha. Ntabwo babona urusengero rumwe bajyamo, ntabwo babona umupasitori umwe ubayobora. Niyo mpamvu hagiye harimo ibice reka mvuge ntyo, kugira ngo babone ameza abakwiye. Niyo mpamvu hari itorero rya kabiri twabonye ryitwa itorero ry'umuryango, itorero nk'umuryango. Ni naryo turi kwigaho cyane muri izi nyigisho. Iryo torero rigizwe n'umubare w'abakristo runaka, ikaba ari santere ikorerwamo ivugabutumwa no kurera abakristo bagenda bavuka. Ikanakorerwamo indi mirimo n'imihango yera yose nk'uko yasizwe itegetswe n'umwami. Turetse abo bo hirya no hino, turetse itorero mu rwego rw'isi, abo tuzi n'abo tutazi, abari mu rwisho n'abatabigaragaza, n'abo ndetse tubona tukagira ngo nta nubwo ari abantu b'Imana, birashoboka bakazifunukura uryabo. Turetse abo ngabo, itorero ry'umuryango ari ry'iringiri tubamo, ari ry'iringiri twicayemo muri uyu mugoroba, ni santere y'ivugabutumwa no kurera. Iyo mirimo yombi iragendana. Ivugabutumwa ryo kuzana abantu kuri Yesu, ivugabutumwa ryo kuroba abantu no kubakura mu isi, hanyuma no kubarera kugira ngo bavemo abakozi b'Imana. Niyo mpamvu abashumba bataruhuka, kugira ngo muzabyitegereze. Ntabwo kandi muri bakuru murareba, inshuro zose amasaha menshi abashumba baba bari muri urusengero. Kuki? Kubera ko baragijwe ni ba nyiri icumbi, kugira ngo uwasize wa muntu twasomye akamusigamo, agasiga atanze tasiki, arambwira ati uyu muntu umurebe, dore ngusigiye ibizamutunga. Akira, azana amadenari aramuha, akira, ibi ni ibizamutunga, umufashe, umusobanye, ukora ibintu byose, ibyo ukenera byose, n'ibindi uzongeraho nzabiguhangarutse, nzagaruka nje kureba umuntu wanjye. Haleluya. Nzagaruka nje kureba umuntu wanjye. Abashumba niyo mpamvu mubona bafite umurimo ukomeye
wo kudasinzira no gushakisha ku manywa na nijoro. Ni iki itorero rikeneye? Ese noneho dukora iki muri uku kwezi? Ese noneho dukora iki muri iki cyumweru? Ese noneho dukora iki muri uyu mwaka? Ese noneho dutegura inyigisho zimeze? Ese noneho dutegura amasengesho ameze? Dushake teme imeze? Ntabwo ari akazi mu buryo busanzwe, ahubwo ni inshingano basigiwe, twasigiwe n'uwadusigiye abantu mu icumbi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Munyikirize Yesu ashimwe cyane. Ndasubiramo. Aramufata, amaze kumwomora inguma, amaze kumukiza, amaze kumushyiraho amavuta, amaze kumwomoza vino, aramujyana muri iryo cumbi. Ahamagara nyir'icumbi atumva nkubwire muvandimwe, uyu muntu ndamwitoraguriye, uyu muntu nsanze asigajeho gato agapfa, none arakize, ndagira ngo umfashe, jye simpari. Haleluya. Wadusize ntahari, yaragiye. Yesu ashimwe cyane. Wadusize ntahari, yaragiye. Ariko azagira ate? Mwanshubije, azagira ate? Azagaruka. Abwira nyir'icumbi, bashumba turi kumwe, asiga abwiye nyir'icumbi, aravuga tumva uyu muntu, iri jambo ryankoze ku mutima, namurokoye, yarokotse. Haleluya. Namukuye mu nzara z'urupfu, namukuye mu menyo y'abambuzi bari bamuhitanye. N'uwanjye, Imana ishimwe, n'uwanjye. Ariko rero kuko ntahari, niwe nsigiye aka kazi. Ngiye impamvu mbona tudasinzira. Ntabwo dushobora gusinzira, ntabwo dushobora kujya. Inshuro nyinshi muzasanga mama bishop ari hari, inshuro nyinshi muzahansanga, inshuro nyinshi muzasanga bishop, inshuro nyinshi muzasanga abashumba. Turi aho ngaho. Amaterano niyo tutari bwigishe, tuza kuyicaramo kubera iki? Ese mwagize no gutona umurongo se? Tuyicaramo kubera inshingano uyu muntu yasize. Buriya niyo naba ntigishije, simburonganiriza hariya muri office. Avuye mu iterana akavuga ati ndagushaka, simburonganiriza Pastor Claudine n'abandi. Niyo mpamvu, ntabwo ari ugutonda umurongo nk'abatagira umukoro. Nuko nyir'umuntu azagaruka, kandi ngo tuzatonda umurongo, ngo abatubwira ati nimwinjire bagaragu beza. Haleluya. Mwinjire mugororerwe mbaho ingororano, mwankora icyo nashakaga, mwandindiye umuntu muramunyeretse. Yesu ashimwe cyane. Kandi yadusigiye ibyangombwa, yasize denariyo ebyiri, sezerano rya kera n'isezerano rishya, ririmo intungabugingo zose kugira ngo turibagaburire. Nimwakire no muri uyu mugoroba, mwakire muryeho. Imana ishimwe cyane. Yadusigiye inshinga. Ariko mugomba kuba mu icumbi. Mbwira mwene so ngo ugomba kwicara mu icumbi. Iri torero nk'umuryango rero rifite imiryango myinshi itandukanye, ariko nubwo itandukanye, narababwiye ngo mbere yuko ugira icumbi winjiramo ugomba kureba. Nubwo turi imiryango itandukanye, hakaba Restoration nk'umuryango, hakaba Zion Temple nk'umuryango, hakaba Bethesda Holy Church nk'umuryango, hakaba Assemblies of God nk'umuryango, hakaba Deeper Life nk'umuryango. Ni menshi, ntabwo nabona uko nyirondora. Aho hose hagiye hari bene data, aho hose hagiye hicaye abakozi b'Imana. Hari ibintu bimwe tugomba guhuriraho, iryo torero rihuriraho, abera bahuriraho, byerekana isano dufitanye. Muntege amatwi cyane. Nubwo turererwa mu miryango itandukanye, yitwa amazina atandukanye, ariko hari ibintu biri common byerekana isano dufitanye. Tukavuga tuti bariya ni bene data, cyangwa bariya ntabwo ari bo.
bariya ntabwo nabajyamo, biriya ntabwo nabijyamo. Kuki? hari ibintu biri common tugomba guhuriraho. Ndaje mu kanya ndabivuga. Nujya ahantu ntubibone uzibukire, nugenda ntubone ujye ubanza witegereze. Bushize navuze ku muyobozi mukuru, ndamuvugaho nanone gato, ariko reka mbanze mvuge ibingibi. Ibyo bintu ni ibiki? Ni ibyo bita amahame shingiro agenga ukwizera n'ukwemera kw'abakristo. Amahame shingiro. Kebukira mwene se umbwire ngo amahame shingiro. Twasengera mu rusengero rutari rwiza, twasengera mu rusengero rwiza, twasengera mu ihema, byagena gute? Ariko hari ibyo duhuriraho twese, niba koko turi mu murongo umwe wa gikristo. Abayirimo bose niba koko bitwa abakristo, ni ngombwa ko bahurira kuri ayo mahame shingiro yo kwemera kwa gikristo. Ihame rya mbere, reka mbonereho no kubwira abasore barambagiza, niwajya kurambagiza wipfa guhorera, reba, baza, se wizera ute? Wizera iki? Wabatijwe uwuhe mubatizo? Bimeze bite? Nagukundira awubatizwe, kuko nabyo bisigaye bishoboka. Kwemera Imana mu butatu bwayo, Data wa twese, Mwana na Mwuka Wera. Aho yaba ari hose, uwo yaba ari we wese, agomba kuba yemera Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Uwo ni mwene data. Aho azaba ari hose hirya no hino, tuzaba dusangiye urugendo, tuzaba dusangiye kwemera. Nibyo mwumva ngo dufite kwemera kumwe. Icya kabiri, kwemera ko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu, kandi ko yabyawe na Mariya kubw'Umwuka Wera. Ayo ni amahame abiri akomeye shingiro, byo bita principe. Ngira ngo ibyo amahame dukunze kumva iryo jambo tunaryiga kenshi, ibyo bita principe fondamental zo kwizera kwa gikristo. Umuntu wese ufite izina rya Kristo muri we, akavuga ko yakiriye Kristo, akavuga ko ari umukristo, agomba kuba yemera ibyo bintu neza. Akemera imirimo Yesu yakoze, akemera urupfu rwe, akemera kuzuka kwe no gusubira mu ijuru, akemera kugaruka kwe no kujyana itorero. Mujye mubiganiraho, mujye mubivugana. Iri torero rero ndimo mbabwira ryubakiye hejuru y'ibyo bintu. Icya gatatu, kwemera umubatizo wo kwibizwa mu mazi. Bavandimwe, mureke mbabwira iki kintu. Hari ugusanga umuntu avuga ati ariko jewe Bishop yakigisheho ku cyumweru, numva umutima wanjye urafashijwe. Yakivuzeho umwanya, avuga ari amazi icyo asobanura. Habiranzwe ngo nuba amazi aracyabakiza. Uriya mubatizo mureba uyu nguyu wo dushoramo abantu, natwe twaba twarawushotsemo, wo kwinika, ngo bawita umubatizo ngo ni wo kwinika
bamwe iyo bashaka kubivuga nabi twe tuwita umubatizo wo kwibiza, immersion, gucubiza umuntu. Uriya mubatizo ni sinye, ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'ihame ry'ubwami bw'Imana. Iyo umuntu awanze ntawemere, agakizwa, akuzura n'Umwuka Wera, akanahanura, agakora ibitangaza, ariko ntawemere, abagendera ku kuguru kumwe. Kuko biravuga muri Mariko ngo umuntu wese wizera akabatizwa azagira ate? Azakizwa. Niko byanditse. Muri 89 hari umugabo wakijwe ari umugoronome. Icyo gihe kugira ngo umuntu akizwe ari umwagoronome cyangwa se akizwe ari umuntu wo muri izo nzego z'abakozi ba leta, twafataga dutya tukajya tuvuga tuti agoronome yakishijwe, agoronome yakijwe. Byari ibintu by'ibitangaza. N'umusirikare w'ipeti bo ntitwanababonaga, bari abakaporare n'abasoruda basaza, ariko yabaga ari nk'umukapiteni. nta reka ntabwo. Iyo hakizwaga rero umugoronome cyangwa umwarimu, nari mfite abarimu babiri muri paruwase nayoboraga, iyo twakoraga inama bazaga imbere nkabicaza imbere, twabahaga icyubahiro. Byari ibintu bikomeye. Ari abarimu bo muri primaire, mwigisha mu wa gatatu ndi mu wa mbere. Agoronome akijijwe tugira ikibazo, nako agira ikibazo, aravuga ati je rero twumvikana, ndakijijwe murabimenye, ariko nabatijwe muri Eyari, yari umuprotestant ukomeye. Ati ibintu by'amazi ni ikimenyetso na kimenyetso, niba ari ikimenyetso naragikorewe ntihazagira unkira ibindi, ni ikimenyetso na kimenyetso. Niko yavuga. Uwo bagane ni ikimenyetso na kimenyetso, uwo bagane ni ikimenyetso. Yari yarabaye ni ikimenyetso na kimenyetso. Umunsi umwe rero haza inkuru yo kujikabera kwa Mariyamu. Abazi Mariyamu yari umuhanuzikazi wo muri Kongo. Yari umuntu ukorera, ufite igice cyo haruguru gusa. Icyo hepfo n'icyakoraga, ntiyitumaga, ntiyaryaga, ntiyagiraga ate, nuko yabagaho imyaka yose. Yajyaga ajya mu ijuru, yakongera akagaruka akaritemberamo, akaza agahanurira abantu. Uwo mugabo aravuga ati nzajyayo, nanjye nzajyayo, njye kureba Mariyamu, nanjye nzajyayo. Akora urugendo ajyayo. Bafite ukuntu bakiraga abantu be bageze ku marembo, bakavuga ati haje abanyarwanda cyangwa haje abandi bantu, nuko bakagenda bakabanza bakabwira Mariyamu abaje bari. Binjiye bagiye kumubwira bati haje abanyarwanda, avuga ngo nimumbwirire uwo mugabo urimo wanze umubatizo. Ngo mumubwire ngo nturi bumubone, banze ugende ukora icyo wanze gukora, uzabona ugaruke. Mbabwire, bamubwira iryo jambo, inkubira mugwira, asa n'umuntu ukubiswe n'inkuba, kandi serious. Nta nubwo bamuretse ngo acumbike arare, yagiye kurara handi. Ngo mubwire ngo uko kugoma kwarambabaje, uko kugoma kwarambabaje. Agenda abanza bikora, azabona garuke. Yaje shisha itabona, ageze aho twayoboraga nyine, aravuga ati ndashaka kubatizwa. Twamubatije ari wenyine Rutoki. Umubatizo wabaye avuye ku kazi saa 11, nuko araza yambara ikanzu nyine, ajya mu mazi amarira ari yose, asaba Imana, Imana mbabarire naragusuzuguye. Nuko natwe nyine turavuga ati ntukongere gusuzugura mu izina rya Yesu, bapepe umuvemo. Nuko turamubatiza, arongera asubirayo. Baragana, ambwira ati ngo kuki wandwanije, kuki wandwanyaga. Impamvu dutsindagirira ihame riri muri principe fondamentale yo kwemera kwa Gikristo. Mubwira abantu, harabigira ukuntu ati nzajya nsenga kandi numva ntacyo mbaye. Mwene da, numva ntacyo mbaye, mfite n'amavuta pe, numva ntacyo mbaye. Urakibaye. Muzababwire ngo mwarakibaye ntimubizi. N'Imana turakorana n'umwuka pe, numva nkoresha. Imana iracyakuretse ku bupapa, Imana iracyakwihoreye kubera ubupapa, ariko ntabwo inejejwe nuko utabikoze. None se koko nyakunyagwa we,
databuja araje kuri Yorodani, asanze Yohana arimo aribiza abajura, arimo aribiza abarozi, arimo aribiza abagoma, arimo aribiza indwanyi n'abakubise ba nyina, nawe anyura mu bantu. Agira ate? Anyura mu bantu asanga Yohana. Yohana ati urajya he? Urajya he nyakubahwa? Urajya he nyakubahwa? Tuza, turiya nje kubatizwa. Yohana ati ni yewe wari ukwiye kubatizwa nawe, none aramubwira ngo emera ubinkorere. Haleluya. Ngo dusoze iki bene data? Gukiranuka kose abazadukurikira ntibazagira impamvu n'imwe. Iri ni ihame, ni principe. Nushaka umukobwa utarabatizwe mu mazi menshi, kora uko ushoboye kose niba wamukunze azabatizwe mu mazi menshi. Nushaka umugabo utarabatijwe, dusigaye dushyingira nyine tukabona birabaye, umuntu akagenda nyine agashakana n'umuntu. Kora uko ushoboye, mumbwire ngo uzakora uko ushoboye. Akebuka mumbwire basore murebane, mumbwire tuzakora uko ushoboye. Ko muhigimye. Iryo ni ihame, principe idakuka. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa gice cya 16, Pawulo ari muri gereza umurinzi, amaze kubona ibitangaza barabwiye ati ngirene nkorene, apfukama imbere yabo. Diregiteri wa pirizo aravuga ati ariko ngirene. Pawulo aramubwira tumva, izera umwami Yesu urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe. Ngo bamubwira ijambo ry'Imana, ngo abajyana mu rugo. Muri iryo joro nimutangazwe no kubikora nijoro. Muri iryo joro niko biri tubwira usoma umurongo wa 30 kumanuka hasi, ngo uwo musirikare, uwo mu diregiteri abatizanywa nabe mu rugo rwe bose muri iryo joro. Kuki? Kuko ari ihame. No mu byakozwe n'intumwa igice ngira ngo cya 18, aho dusanga Petero abatiza abantu bo kwa Koruneliyo, igice cya 10. Bamaze kwemera amagambo ye, abo bose ngo uko bari bateraniye kwa Koruneliyo, memu na Koruneliyo ubwe, umugaba w'ingabo, general cyangwa kapiteni wari ukomeye, nawe ngo abatizanywa n'abiwe bose. Soma igice cya 8 murongo wa 20 kujyana hejuru, byakozwe n'intumwa. Harabanga uwo mugabo w'umunyetiyopiya wari waragiye Yerusalemu atumwe, ngo ari umuministre, ngo agendaga agamitse mu modoka ye asoma, ariko atazi ibyo asoma. Agenda asoma uko imodoka bamutwaye, uko imodoka agenda asoma. Igice cya 53 cya Yesaya cyanditswe ngo yajyanywe nk'intama icecekera imbere y'abayikemura, ngo niko atabumbuye akanwa ke, ngo ari imbere y'abamushinyaguriye, ngo namara ntiyigeze avuga. Aragenda arabisoma, ngo imibabaro yacu niyo yishyizeho, intimba zacu nizo yikoreye, yashenjaguriye gukererwa kwacu. Agenda abisoma aravuga ati ariko uyu muntu ninde? Uyu wabaye atya agaceceka ninde? Imana bakoze kuri Filipi, iramubwira iti sanga iriya modoka ihutu yihagarike. Filipi ayihagaritse, abona harimo nyakubahwa, aramubwira ati nyakubahwa, ibyo usoma urabyumva? Undi atereka da, byambere amashobera amahanga byanyobeye. Nakurira se tukajyana gusobanura. Undi ati araza yicaye iruhande rwe, haratangira avuga ati uwo muntu, haleluya, je ndamuzi ni Kristo wapfuye, je ndamuzi ni Kristo wabambwe, je ndamuzi ni Kristo wamenya amaraso ye. Agenda amusobanura uko amusobanura, byumva. Ubwo imodoka irimo iragenda, bagera iruhande rw'amazi. Aravuga ati bashoferi muhagarare. Abaza Filipo ati kwa amazi ari ngaya, ibyo wambwiye bikaba bifite ishingiro, ikimbuza kubatizwa niki? Ahambwe ati nta gihari. Bombi ngo baramanuka bajya hehe? Mu mazi. Aramubatiza, umwe ajya muri Etiyopiya, undi asubira mu Azoto. Ntibongera kubona. Umubatizo ni ihame.
komera Imana amashyi mwene data. Niwajya muri Tanzania rero ukaganira n'umuntu ukumva nawe iryo hame ari iryo, nawe yaracubijwe mu mazi, ukajya i Dar es Salaam, ukajya i Mwanza, ukajya i Bujumbura, ukajya muri Kongo Kinshasa, ukajya muri Canada nk'uko ejo bundi mwavuyemo amafamiye, ukajyayo ukabona uwo muntu ukumva nawe niko ameze, uzamwicomekeho uyu muntu musangiye gupfa no gukira. Haleluya. Aho ari nubwo utahazi, nubwo urimo utaruzi, ariko duhuje amahame shingiro. Yesu ashimwe cyane. Amahame shingiro yo kwemera. Irindi hame ni ukwemera umubatizo wo mu Mwuka Wera. Sanga abantu ibibyo babirwanya bivuye inyuma, kandi babona dutitira, kandi babona ibyo tuvuga rimwe na rimwe basanga ari nk'ibintu bikojeje nk'isoni. Kabatumba rero jewe reka nkubwire kabisa nakizwa, ariko biriya bintu byo mwigira wapi. Umufando umwe inshuti yanjye ubu ni staff, ejo bundi yaranyandikiye ndabaza nti bya bintu uracyabivuga, ati ndabivuga, ati byankukiyemo, atumbi ndabisazanya, amaze kuba umusaza, twabanaga igishari. Agira aryabona abantu kuntu abantu batuzwa mu Mwuka Wera turawigisha tuwigishaho, arambwira atumba rero ndashaka kwatswa mu Mwuka, ariko ndashaka kwatswa mu Mwuka ku buryo bitankoza isoni hagati y'abafande, hagati y'aba kamemo y'abasirikare, rwose ibintu bitankoza isoni nibyo nshaka. Bimeze bite? Ati byiyubashye, ati pastor, ati byiyubashye, ati ndashaka kubatizwa byiyubashye, ati kandi ubu nateguye icyumba iwanjye, ati niho numva nshaka kubatirizwa. Aragitegura n'imikeka yishyiramo, kuko kuwa gatatu tukajya gusenga, turasenga abandi barabatizwa we shwi, kuko yashakaga ibigize bitera. Mumbwire ngo ibyiyubashye. Abantu rero nimumba babirwanye ngo baba bashaka ibyiyubashye. Reka da, ukabona umupapa nkuriya cyangwa umumama nkuriya byamufashe, ubone wowe byagusigaza he? Reka. Abayaho arasenga akajya apfukama, Mwami ndagusabye nk'uko wabikoreye ejo bundi runaka, wabikoreye Kamanzi, wabikoreye Hitimana, wabikoreye Nyiranezi, wabikoreye Rutaganira na Karangwa. Aha. Imana iramwihoreye, urashaka ibyiyubashye. Yo, maze umunsi umwe dukora konseri, haje abantu baririmbye bo ku Kabaya, tuyikorera ku kigo iwabo, nibo badutije ikigo cya gipolisi. Abantu tuyikorera turahimbaza Imana, Umwuka we aramanuka amufatira mu kibuga. Bwira mwene so ngo amufatira mu kibuga. Ibyiyubashye bimufatira mu kibuga. Afande, reka nkubwire, ririya ni ihame rifata umuntu wese. Haleluya. Kandi dukwiye kwakira twese, tudategetse ngo ndashaka ko bizamfata niyicariye neza mati. Reka da, kuryo uko kuntu witonda, reka nguti ndashaka ibyitonze nkuko nitonda washwi oke. Ramufata maze aricara hasi, ava no ku ntebe. Haleluya, aravuga mu ndimi. Turangije nyine turagenda dufatana amaboko, atarika ati Imana ibyi atewe, ati Imana we, ati Imana we, ati Imana we, ati Imana we, Imana we, Imana, Imana wenyine. Haleluya. Bwira mwene suti ni Imana. Ntabwo ari ibintu dutegeka, ntabwo ari ibintu tubwira ngo ndashaka ko bingira gutya. Ahubwo hagarara hamwe, nibikujyana hujyeyo, nibikujyana hujyeyo, nibijya ahangaha ujye. Icyo bigute ni ihame ry'Imana yatanze kugira ngo turyakire twese mu izina rya Yesu. Iri torero rero ryo ku isi yose rihuriye ku mahame bene aba bantu baba barahawe n'Umwuka. Niwasanga itorero rwanya Umwuka Wera ritemera n'impano,
camo akarongo, camo akarongo. Naraye numvise umuntu kuri YouTube arimo atukana, nanze kumusubiza, nyine ni ugushira isoni. Ntabwo wabona umuntu usaze ngo nawe usare nkabo. Atukana, tebira mwihaye ngo muraha abantu amazi ngo azumva ubuhamya bwabo. Nabanze ahubwo yumva ubuhamya bwabo, abo ngabo avuga. Abanze yumva ubuhamya bwabo byo bamubwira. None se ubu tureke kuvuga ko abantu bakize ibifu? None se ubu tureke kuvuga ko abantu babahawe urubyaro bakabyara bamaze imyaka 20? Abo se sabagaho guhamya. Warwanya ute iryo hame? Mbabari ukomera Imana amashyi. Warwanya ute ayo namahame? Kuko umwuka wera agendana n'impano. Imana ishimwe cyane. N'impano z'Imana, impano z'ubwenge, impano zo gukiza indwara, impano zo gukora ibitangaza, impano zo kwizera. Ibyo byose biragendana. Aya namahame rero, ni wumva umuntu apinga ibyo bintu, nawe uzamupinga umwihorere. Nawe bwira mwene so ngo nawe uzamupinga. Ndabizi nyine hari amatora amwe, hari amacumba amwe arimo nyine abantu babirwanya, batanabyemera, batanabyumva. Ariko dushingiye ku ijambo icyo rivuga ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari, niko azahora iteka ryose. Ni ukuvuga ngo uko yahumuye Barutimayo, ni ukuvuga ngo uko yasohoye Lazaro mu gituro, n'uyu munsi yabasha kubikora, kandi arabikora. Yo ni ihame. Mbwira mwene so ngo ayo ni amahame. Ibyo bintu rero nibyo nababwiye byitwa common. Ni common, ni rusange. Ntongere mbwira utazagira ibyaha ugashaka umugore ubipinga. Ahubwo ati sindi bujeyo, je biriya ntabwo nabijyamo. Ugende uji wawe, nanjye ndaje wanjye ho namenyereye. Uzabisengere. 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 Kwemera ko Bibiliya yera, ryo ni ihame rya 5, ari ijambo ry'Imana ryuzuye kandi ry'ukuri. Hari umuntu uherutse kuva hano, turamubura ntitwamubona. Hashize iminsi mpurira nawe ibatsinda. Araza arandamutsa, ese bite? Ati uzi ko nsigaye mfite indi Bibiliya? Naho ati nabonye birisobanuye. Ninyereka. Yarayifite mu gasakoje. Anyereka Bible de Mormon, Bibiliya y'Abamormoni. Erega bari hano Kinyinya, niba mutanabizi, bari hano Kinyinya munsi y'umurenge. Hari Abamormoni bafite Bibiliya yabo. Muri iyo Bibiliya reka mbabwira ibintu bibiri bivugwamo. Bivuga ko Imana yabyaye abana benshi kandi ikagira abagore benshi. Ngo niba hari itorero ryitwa Betesida, uwo ni umugore w'Imana. Niba hari itorero ryitwa Karuveri, uwo ni umugore w'Imana. Niba hari Assemblies of God, ni umugore w'Imana. Imana ifite abagore benshi. Ngo natwe abagabo rero niyo mpamvu twemererwa kugira abagore benshi. Niko iyo Bible de Mormon imeze. Ikindi bavuga ko ubu tuzatura muri Amerika ngo hamaze kuvaho ririya shyamba rya Mississippi, niba ari Mississippi, niba ari Amazon. Urakoze cyane. Ngo ishyamba rya Amazon ngo niryo rihishe Edeni. Ngo Edeni iri muri Amazon. Ubu twese ngo tuzaya gutura muri Edeni yo muri Amazon. Abimbwira wayibonye pastor? Ntese bikora bibi. Mama we, pastor nawe se koko, nawe wize, nawe wisobanukiwe. Hoya rwose pe, iri ni hishurirwa. Amahame shingiro yemeza ko Bibiliya dufite ari ijambo ry'Imana ryuzuye ritongerwaho, ridafite irindi ku ruhande rwaryo. Iryo ni ihame duhuriraho. Ihame rya 6 ni ukwemera ko hari umuzuko w'abapfuye kandi hazaba n'umuriro w'iteka. Ihame rya 7
ni ukwemera ko ijuru ririho kandi izagirwamo nabe. Aya mahame yose ndetse n'andi tutavuze niyo yerekana ingabano z'ubukristo n'indi myemerere itandukanye. Niyo yerekana ingabano aho tugabanira n'abantu batemera, n'abantu batari mu murongo. Aya ni amahame. Itorero rya Kristo, itorero mw'icumbi, niho tuyigira, niho tuyamenyera. Imana idufashe kandi idumuje. Reka nihute ndangize. Aya mahame kandi niyo agomba gukurikizwa n'imiryango itari imwe, akerekana n'icyo dupfana niyo twaba dutuye mu bihugu bitandukanye, ndetse niyo twaba tutarererwa mu miryango itandukanye. Mwumve neza. Ibi mvuze by'umubatizo, ibi mvuze by'umwuka wera, ibi mvuze by'Imana, ibi mvuze byo kwemera ubutatu bwera, ibi mvuze byo kubatizwa mu mazina atatu, ibi mvuze byo kwemera umubatizo wo mu mazi, n'ingabano zitwerekana aho tugarukira n'aho tutarenga. Hanyuma kandi zikerekana icyo dupfana niyo twaba tudatuye ahantu hamwe, niyo twaba tudasengera mu itorero. Ariko kuko ubyemera, nanjye ndakwemera. Ibindi byose ni discipline. Reka ndangirize ku cya discipline. Kuri discipline, kuko inzu yose igira uko ikora na gahunda yayo, ni nako n'itorero naryo rimeze. Ugasanga twebwe muri Bethesda Holy Church dufite uko tugenda, dufite uko tuyobora, dufite uko tuyoborwa, ntabwo bimeze nk'ibyawe cyangwa ibyundi. Dufite ibyo twemera tuziririza n'ibyo tutaziriza kubera uko tumeze. Ibyo bya discipline nibyo biriya bijyana n'imyambarire no gutega igitambara cyangwa kutagitega, ni ibyo nyine. Ni inzu, ibyo ni discipline, ntabwo ari amahame shingiro. Ibyo ni discipline y'abantu baba barihaye, kandi nabyo hari n'ibyo abantu bagwamo bari batanabizi. Jewe narinzi kubyigisha cyane pe. Jewe muzabaza amaparuwase nayoboraga, narinzi kubyigisha nka kudoda, hakubuza ipantaro uyambaye ute, ambara se n'iyimbere nibura yindi yakora, nayiboneke wenda igere hano irenge ikanzu, kukujyana muri office. Ariko umunsi umwe twaguweho n'urugogwe. Umunsi umwe twasuwe n'uwo bita Melissa w'umunyakenya. Melissa w'umunyakenya aza mu giterane twari twakoreye igitaramo. Melissa kubera imico yabo na discipline zabo, bo biyambarira amapantaro nuko barisokoreza bagira gute, aza avuye mu ndege, aza nyine umusatsi ugera aha undi ugera ku kibuno, kandi ari we watumiwe ko aza kwigisha. Aje rero turarebana tuti what is this? Bashumba turashoberwa. Nuko ari representante gara kujyana avuga ati rero hano twebwe hano twebwe, bwira mwene so ngo hano twebwe. Ibyo bintu biragusha, byagusha abantu. None rero ukora uko ushoboye, utege igitambaro, sibyo? Melissa nyine kubera umurimo w'Imana muzanye, agira atya kubakuba imisatsi nyine aragitega. Ariko urumva umuntu ufite imisatsi myinshi imeze ityo nacyo kiragenda, kandi nicyo nacyo ntitwacyemeraga. Cya kindi kiguye aha n'ikindi yakadatwa, ubwo bwibone kwa Chinara Yesu. Kirazira gufata discipline ngo ikonfonde n'amahame shingiro, ntaho bihuriye.
ntaho bihuriye n'umubatizo, ntaho bihuriye na biriya nahoze mvuga. Ibyo ni ibintu by'imiryango. None se nyine niba itorero wemera ko muri Kenya ririyo, ukemera ko muri Tanzania ririyo, kandi wajyaho ugasanga abantu basokoje bageze aha kandi bashima Imana, bavuga mu ndimi Imana ikoreye imirimo n'ibitangaza, munasangiye n'ibintu nahoze mvuga, urabavuga ute? Urabaciraho iteka ute? Igitambara agitega, aragenda igitarama, abwirije, Mwuka Wera amanuka, imbaraga z'Imana ziramanuka, Merisa aravuga, abarwayi barakira, ibitangaza birakoreka. Abantu bati ntitwigeze twabaho tubona umukozi w'Imana nk'uyu. Arangije ku cyumweru mbere y'iteraniro, agikuramo abantu disipurine ni abantu bayirema ubwabo, ntabwo ari amahame shingiro, ntabwo ari uko umuntu wayambaye aba yakosheje, ahubwo ni amahame y'abantu ubwabo. Niko bimeze. Natwe twinjiye kuri Betesida bwa mbere, mama Revera, nuko ako gafoto ntakabereka, cyari giciye aha kubera ko twari tuvuye mu itorero ry'Iremera, ho bakinyuza aha ngaha, twari akorari yabo yakinyuzaga ikagihambira ikakinyuza. Ariko ntimwaduseka, ari disipurine y'iwacu, yari disipurine y'iwacu. Na ba papa bariya babaye, twebwe abagabo icyo kora nta kibazo, ariko natwe hari ibyo twaziraga. Cyaraziraga kuganira n'inshuti yawe wimufiyaza mukajya guhagarara. Giye buriya twaganiraga a distance, agaragara ubu se tuzakora iki? Tuzakora invitation zimere zite? Kandi ibyo nabyo tubikorera ku rusengero, please, ntabwo ari ukujya iwabo. Ndibuka tuganira iby'ubukwe rwose, na invitation kuyirebaho ko ari ukugira tinyerekane akaboko katavoka kegera ibere rye. Reka ndekeraho. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo mbahe icyifuzo. Dukwiye gusaba Imana abakristo b'itorero ryacu bakaba muri izi nyigisho. Abashyigikiye icyo cyifuzo turebe. Dukwiye gusaba Imana abakristo bacu bakaba muri izi nyigisho, bakamenya aho tuva, aho tugera, naho tugarukira. None se umuntu utumvise ibi azabigira ati? Ko azajya agwa mu bintu atazi, ubundi akagenda uko atazi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere ndarike mama Bishop yigire hafi, adusabire umugisha ku bw'aya magambo, kandi adusengere kugira ngo dushikame mu byo twizeye, dushikame mu mahame twemeye twakiriye, umwami atugire neza. Imana ibahe umugisha. Dukomera Imana yacu